Yes, bakunzi wo kumva official turabashubuje. Tubaye kaze mu biganiro byacu. Ugikanda kuri subscribe no kuri akantu kameze nk'inzogera wari uciye kubiri no kuri ibiganiro byiza nk'ibi ngibi tubagezaho. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye gukorera hamwe igikotori. Ni amavuta twisiga, amavuta y'uyu munsi tugiye gukora igikotori gifite impumuro. Ibikoresho twifashisha rero, murabizi neza ko igikotori amavuta yifashishwa nkenerwa. Rero nitujya kuyikora tuzakenera jelly base nkuko muyireba, tuyita jelly base. Iyi ni nkayo tangiriro cyangwa se icyo gikoresho cy'ingenzi dukoresha dukora amavuta y'igikotori. Ku mwanya wa kabiri tuzakenera white oil. White oil, yes, we are going to use this white oil, nayo ni byo twifashisha. Ku mwanya wa gatatu nanone tuzakenera acid stearic, stearic acids, acid stearic, this one here. Yes, ku mwanya wa gatatu nabwo tuzakoresha acid stearic. Yego, tumaze kubona produit eshatu. Hanyuma ku mavuta yo kwisiga yacu twagenye tuzashyiramo parfum. Kuri uyu munsi wa none turashaka gukoresha parfum ya lemon. Lemon ni parfum ituruka ku bibabi by'indimu. Ngira ngo nk'ingi mureba hano abantu bayigurisha cyangwa se abantu igurirwa igura amafaranga 1000. So ni produit yenye tugiye gukoresha. Tuzakenera perfume, lemon perfume, tuzakenera white oil, ya ni amavuta ya white bayita ngo ni white oil, tuzakenera stearic, tuzakenera na jelly base. Bikorwa bite rero? Ku ikubitiro uzafata isafuriya yawe, numara gufata isafuriya yawe ushyiremo jelly base. Ngira ngo jelly base uzayiyaza ku muriro kuko ntishobora gukora ikiri solide gutya cyangwa se ikomeye gutya. Uzayiyaza, numara kuyiyaza uyizane wateguye ibase yawe, hanyuma nurangiza ushyiremo stearic garama 20. Garama 20 zijyana n'ikiro kimwe cya jelly base. Hanyuma nurangiza uzashyiramo agaparfum kawe biri mu isafuriya. Donc ufashe jelly base ukanyuza ku muriro ukayikuraho ikaba kazuyazi itarongera gukomera, itawongeramo stearic, akongeramo stearic, kongeramo white oil, akongeramo parfum. Amara kongeramo parfum ugahita wongeramo white oil, ugenda wongera ugeza ku gipimo cyawe cyaho ushaka gutereka igikotori cyawe. Reka tubanze dukorere hamwe kugira ngo turebe uburyo ki tugiye kubikora, tugiye kubivanga. Ntujye kure kugira ngo dukomeze dukorane igikotori. Ariko mbere ko dukomeza reka twabanze twabamaze ibikorwa by'abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu matita. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutakabuza amafaranga. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 07 82 80 20 82 cyangwa se 07 29 92 03 13.
Yes, nkuko mureba nyine tugiye gutegura jelly base. Tugiye gufata jelly base tuyishyire mu isafuriya then tujyane ku ziko tuyiyaze. Yes. Tugiye gufata jelly base yacu tuyifate. Yes, nkuko twabwiraga iyi ni jelly base tugiye kuyaza jyanye mu gikoni kuyaza byibuza amagarama 250. Amagarama 250 byibuza tubara ko hazavamo nk'amacupa nk'atatu manini cyane yenda kungana n'amavuta ya nkaya ngaya. Yes, those are aya ni amagarama 200. Twe tugiye kuyaza 250. Tukugiye gukora igikotori kingana n'amagarama 250. Pause. Nkuko mubireba rero tumaze kuyengesha jelly base. Ubu rero tugiye gutangira gukora igikotori cyacu. Banza kuyengesha jelly base ku muriro. Sterling. Ariko bitewe n'ukuntu igikotori cyawe ubona ushaka kugiterekaho sibyo ugenda ushyiramo wongeramo nyine ushaka donc iyi hari imaze iki iyi ngiyi niyo igufasha kugenda ufungura nyine kugira ngo igikotori kitaza kuba gikomeye cyane. White oil niko kamaro kayo. Bintu rero ko tuvanga rero sasa cyangwa ngo uvange nawe. Ubu igikotori cyacu niho cyarangiye twashyizemo parfait sibyo twashyizemo stearike twanyuje no ku muriro nyine kugira ngo ntuze iyenge so ugenda ushyiramo rero ntuze yawe gusa white oil. Urajya gushyirira ndagiye gushyiramo n'izo oil uraza kubyanga ni cyambere no gukora amayikara nase ukomeza wongera tugira amagarama donc yari 60 ariko bitewe n'uko igikotori ushaka kugira ngo kitaza gufata cyane
ushaka ko gifata cyane washyiramo magana atatu ushaka ko kiza kuba cyoroshye cyorohereye sinzi hari amavuta y'umweru nigeze kuba ahagarara ukabukira mbese iyo uri gushyiramo gutyo uri kumenya ingano uri gushyiramo none se n'ingize ngiza desa sinkati bagomba kabizi kabari 125 bitatu tuza kuzigera hano ugomba gushyira mu mibare ntabwo wabishyiramo rimwe se ukavangira hamwe ugomba gushyiramo ugenda uvanga kuko ni naho nyine amavuta aba agenda ahora yegera nshaka kungura akanya uvanga mu mpuzi ushyize mu kintu kirambuye ahita avura nyine ahita afata ubwo noneho ufite nk'amacupa mu kanya amaze guhora usa nkaho umwanya watangiye no gufata vuba uzaza ko aguma gutya gusa no ku ruhande nawe ko yatangiye kuba produce niba ufite amacupa wahita ushyiramo ntabwo washyiramo ikigeze gutya ugomba kubireka neza ushyizemo agaparufe ushyizemo siterike ushyizemo jelibezi no kugenda wongeramo nyine wayiti boyini kugira ngo bigende bifata ushaka nyine ongeramo gake start to solidify you are going to get the control vaseline ubona bari gufata se yatangiye gufata right start to solidify to make a fusion ese umaze gukoresha igikotori byibuza cyarangiye wagishyize mu macupa yawe byibuza nyuma y'iminsi 2 watangira kugikoresha ntacyo bitwaye cyangwa se n'umunsi umwe ntacyo bitwaye harimo siterike ikintu imara no kwica mikorobe sibyo no gutanga garanti ku mavuta kugira ngo amavuta azarambe azamara igihe hanyuma jelibezi yo ni nka fondasiyo ni itangiriro ni ingenzi mu gikotori hanyuma wayitoye no kugira ngo igikotori cyawe ugihe gukomera mu buryo ushaka iyo ushyizemo wayitoye nyinshi igikotori kiroroha washyiramo wayitoye nkeya igikotori kikagira gute kigakomera uri kubona ko amavuta yacu yafashe akabara kenda kujya gusa n'umuhondo ni akaya parufe yacu twashyizemo bita lemon kuko lemon ijya gusa gute n'umuhondo our gikotori is being ready to be used see you see twayahumuje cyane sinzi n'abagabo barisiga ari guhumura cyane abagura amaparufe it is fusing kiri kugenda gikomera by the time uko just touch it you touch it here kumva ko bishyushye rwose birashyushye uko bigenda bihora niko igikotori cyacu kigenda gikomera you see koresha kari smart akaba boss kane I touched it. yeah, no problem you can put this in the first one Also on the lips. nah because ntabwo washyira ku arambajije ntabwo washyira ku munwa gusa ntabwo washyiraho bitewe n'uko harimo intungo ibyo bakunda gushyiraho n'ibyo bikotori bitagira intungo My lips get very si byose bihumura kuko babishyira ku munwa se yes get ready our gikotori get ready
wumva ko biracyashyushye uko bigenda bihora uko bigenda bikomera umusore uragira gutya bikageza ryari ushaka arakira nagira ngo tugeze ahantu utangira gupaka gushyira mu nkoze mu macupa iki si cyo kijya mu icupa rimwe ikibi cyayo rero iyo ushyize mu macupa bikira amazi iyo bifashe hazamo umwobo ujya hasi umwobo ntabwo urabona amavuta hejuru se ko ataba aringaniye iyo gifashe ugashyiramo amavuta ntabwo atakaza amagarama ariko iyo bikiri amazi ugashyiramo uzasanga harimo akantu k'itaba kajemo mwicutse ibyo wabyumvise iyo usupakeginga mu macupa bicyoroshye gutya ntabwo byatakaza ibintu ariko bikiri amazi kwa kundi kwaje bitakaza ubona ko hajemo akantu k'itaba n'amavuta ujya uraza ukabona hajemo akantu k'itaba use ko yari make ari make ari garama z'ingana ni make ugerageze neza n'ay'ibikoresho bibiri nyine ndabibara muri bizinesi urabona ibi bintu dukoresheje n'amavuta avuyemo nyine amavuta ari make kurusha urumva ibyo washoye biruta ayavuyemo ni kuri kubibara se niko ndi kubibona ahubwo you just close the business urabona ko igikotori cyacu cyamaze kuboneka uko bigenda bihora cyarimo agashyuhe uko bigenda bihora niko igikotori cyacu kigenda kiboneka yes nk'uko mureba urabona ko igikotori cyacu cyamaze kuboneka gihumura neza cyane ariko kiracyashyushye so urategereza ku buryo bihora neza ariko gushyira mu macupa gushyiramo amavuta ameze gutya atarahora neza agahorera mu macupa ashyiramo ingano hanyuma kikumbira mu macupa hanyuma ibyo nakubwiye ngo ugikoresha byibuze nyuma y'iminsi 2 ariko n'umunsi umwe wagikoresha ntacyo bitwaye urabona ko igikotori cyacu cyabaye redi kigeze igihe cyo gushyira mu macupa ushyiramo kitarakomera cyane kugira ngo bize gukomera biri mu macupa n'indi packaging iyo ushaka kugira ibara ry'umuhondo igikotori gifite ibara ry'umuhondo ushaka kukirekera gutya gisa n'inshyushyu kiri gusa n'inshyushyu n'umweru iri cupa si icyatanu si 1500 wirenza iri cupa ntuzajya ngo urenzaho harenze ntabwo hano utajyanye ku isoko umuvanga igikotori nticyunguka iri cupa rigura icyatanu kandi ibikoresho twakoresha byibuza bihuye n'icyatatu cyane gutyo ariko urabona ko tugifite andi mavuta asigaye aya ngaya nayo ushobora kuyashyira mu icupa ukayagurisha inyungu irahari rero mutangire mukore amafaranga mutere imbere iri cupa nturigura icyatanu gusa amavuta yahumura gutya yagurisha ntabwo ari icyarindwi cy'umubare afite akabu k'indimu yes kandi noneho wibuke ko iriya parufe dukoresha yica mikorobe ku ruhu ifasha uruhu kumera neza abantu bazana uduheri kariya kasitiyarike kica uduheri gakuraho uduheri karaduhanagura hanyuma yes udupfundikira nta kibazo cyangwa se dukaba unateretse ntacyo ushaka uyateretse hanze arakomeye ubona arashyuye kaveho ahandi icupa se yes ushaka uba uteretse nako let's use this urabona ko yatangiye gukomera so iyo akomeye utarashyira mu macupa urongera ugasubiza ku ziko ho gato
zana irindi cupa dushyiremo. Let's just take a video. Yes. The cream is ready to be used. Ikibuto cyacu kigeze igihe cyo gukoresha. Yes, bakunze kumva official. Reka ducumbikira. Dushimire wakanze subscribe, like, comment, share. Dushimire udahwema kudukurikirana no kuduha ibitekerezo bitandukanye. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi wakwandikira kuri izo nimero zacu ubona kuri screen. 07 3 20 77 212. Waba ukoresha MTN ugakoresha 0782 80 20 82. Wari mu bihugu byo hanze ubanza ikimenyetso cyo guteranya 150 73 20 77 212. Waba ukoresha MTN ugakoresha ikimenyetso cyo guteranya 150 78 7 82 80 20 82. Izi nimero zose zigaragara no kuri WhatsApp kandi ziri no muri Mobile Money na Airtel Money. Ku nkunga cyangwa inyunganizi wayinyuza kuri nimero yacu. Hasta la vista.